noheli cyangwa se umunsi wa noheli cyangwa se umunsi witwa ko ari abakristo twibukaho ivuka rya Yesu Kristo. Ejo bundi umwana niwe wambwira ati ariko mujya mwibuka yuko Yesu Kristo yitwa Manueli, ubwo ni Manudi kuri bamwe ubu ngubu, kuko igihe Gabriel yazaga yabwiye nyina aramubwira ati ariko burya uzamwite gutya. No muri ayo mazina rero harimo izina ryitwa Manudi rya Emmanuel, sibyo Imana iri kumwe natwe. Waruzi yuko burya Yesu Kristo n'izina rye naryo ari Emmanuel. Ba Emmanuel mwese ndabasuhuje. Nabonye hano mu bihugu bya za Brazil ariho bajya bita abana Yesu Kristo, ni ubwo nyine ni ba Yesu Kristo bikinyejana se cyangwa ba junior cyangwa se nda abana batoya, ariko tuvuga ni Yesu Kristo wavukiye i Bethlehem, uwo twebwe dufata nka Mesiya kubavyemera biwabo ngo baracyategereje Mesiya. Okay, reka twikomereze, turaza kuvuga ku munsi mukuru wa Noheli. Nakubwiye ngo uyu munsi tuhatangiye ukwezi kwa 12 ni tariki ya mbere, ngo Uwiteka adushyingurire ibyari bidutsitse umutima, hanyuma ubundi bibore, kuko burya ikintu kiboze rimwe na rimwe kijya kiba ifumbire. Noneho hagira imigisha yacu izashibuka muri Mutarama, dutaramane n'Imana tuyishimira yuko yahabaye. Ndaje mukanya mfite umutumirwa n'ukoreho urushinge inshuti yanjye, turahabaye. Twakire umushyitsi muri kano kanya, bamwita Professeur Charles Ndagijimana. Muraho neza? Muraho neza. Ego turabakiriye, turabyishimiye. Narebye mu bantu bashobora kuba bamfasha gusobanura Noheli, ndavuga ni reka mbiyambaze batakuzi. Njya mbabwira ni bamwe mu bantu numva niyumvisemo igihe nigaga teologiya, amwe mu masomo ya teologiya. Uyu yari umwarimu wanjye kandi ansobanurira ibintu byinshi. Niyo mpamvu rero narebye ndavuga ntago nza kubapfunyikira, reka nzane mwarimu uko nabonye yuko afiteho umwuka w'Imana aze kuza kudusobanurira ese Noheli ubundi ni umunsi mukuru umeze gutya. Impamvu nabivuze rero prof, ntugire ngo natandukiriye kuri bibiliya, sibyo, ariko nsigaye nkunda kwitegereza Noheli muri iyi myaka iri gushira, cyane cyane tugana muri iyi myaka tujya tuvuga ngo ni ibihe bya nyuma cyangwa ni ibihe bigoye abagenzi. Ndeba Noheli bayigize Noheli y'umugabo w'ibyanwa by'umweru n'imyenda y'umutuku, niyo ugiye kujya irya nino ku yenda kureba amafilme, kureba hanze uko byifashe. Nta nubwo bamwe na bamwe bajya banabishyira no mu nsengero, sibyo, ugasanga naho babihashyize. Usanga Noheli tuzi ko ari iyo umugabo w'ibyanwa uza kuzana amakado cyangwa se impano runaka. Abandi wajya kureba yenda ukajya nko kuri YouTube kure cyangwa se ku yandi map atanga amafilme, ukandikaho filime za Noheli, ukabona ni filime z'abana barwanya ibisambo, ni filime z'abakobwa n'abahungu bari gusaba ibimenyetso cyangwa se kado za Noheli ngo Imana ikabaha abakunzi. Rimwe na rimwe ugasanga n'abakunzi b'amahabara b'ubusambanyi. Noheli ubona ko reka mvuge ngo antichrist, nago ninya kubivuga, ifite uburyo, ifite amanyanga menshi cyangwa ifite ruse, ifite uburyo izi gutwara imitima y'abantu kugira ngo batekereze cyane ku cyatumye dutekereza kuri uwo munsi wa Noheli, ahubwo ugasanga twabijyanye mu yindi mico idasanzwe. Twatangiye Advent, nimba nibeshye sibyo pastor? Yego rwose. Twatangiye Advent. Niyo mpamvu navuze ngo reka dutange bese inkunga yacu y'ibitekerezo, hanyuma ibindi mwuka w'Imana azakomeze asobanurira abantu uko bikwiye. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Natwe kandi turabishimiye kuko muvuye kubivuga. Nitwa Ndagijimana Charles. Yego. Nk'abandi umupasteri kandi nanjye nishimiye kubahanga kugira ngo tugire contribution dutanga cyane cyane ku birebana n'uyu munsi wa Noheli ukorwamo ibyo byose muvuye kuvuga. Kandi koko observation mwakoze niyo uyu ni umunsi abantu bafashe umunsi bafashe nk'uwo guhana amakado, umunsi wo kwishimisha, umunsi wo guhana impano zitandukanye.
ariko iyo ubitekereje se cyangwa ubirebye ubona mu by'ukuri ntabwo bikorwa mu mwimerere uko byakagombye kuba bifatwa. yego akaba ariyo mpamvu mwatekereje neza kugira ngo tube twagira contribution dutanga cyane cyane tugarura abantu mu gutekereza kuri uyu munsi, kuri noheli ya nyayo no kuri noheli ya nyayo. mu kanya ndaza kubasomera gatoya nifashishije somero noheli ya 2012 no bushakashatsi cyangwa se barakusanyije barebera hamwe ubundi noheli ihuzwa gute n'itariki 25 z'ukwezi kwa 12. turaza kubigarukaho nyuma y'imyaka 300 nyuma Yesu Kristo niho batangiye kuvuga batari ko burya noheli ntabwo ari ibigirwamana, reka tunayizane mu gikirisitu kugira ngo nubwo bwose bagiye basenga ibigirwamana kuri 25 z'ukwa 12 noneho tuyisimbuze icyo twavuga ngo ni noheli kuvuka kwa Yesu Kristo mu bantu mu bakristo kugira ngo dusimbuze wa munsi w'ibigirwamana umunsi wa Yesu Kristo. sibyo ndaza kuza tubisoma gatoya noneho nawe pastor uze kudusobanura undi noheli iva ahagana hehe. Ko bashaka kohereza message nkunda kubaha nimero zanjye kugira ngo uze kunyozaho ka message 0722128920. izo ni zanjye bwite ariko ndaziguha kugira ngo oherezeho ka message cyangwa 0778369071. nkunda kuvuga ngo buri gihe ngitangira mitango aho tuza kuza kuganirira Clara Wineza nakongera nkoresha Facebook ngiye kubwire umuntu uzajya kwandikira mu izina rya Clara Wineza jya umenya ko ari umutekamutwe uri kubaka amafaranga barahakinze. Hari muri iyi minsi ejo bundi igihe twavugaga ko abo twita abakozi b'Imana cyangwa se abana b'Imana cyangwa se abatoranyirijwe umurimo wa ritari, twagiye tuvugana bita ko ari aba freelancer cyangwa se babandi bagenda gutya mu cyuka tukavuga ati ndi pastor ndi apotre ariko washaka itorero ashumba cyangwa idini ari kuyobora ukaribura. Niyo mpamvu najyaho Pastor Charles atubwire uri pasteur ahagana hehe batagira ngo nagiye gutoragura mu muhanda. Abantu bazwi bavuga ngo bavuga ijambo ry'Imana ni benshi, twigeze kuvuga kuri waruzi ko y'abatubuzi no kuri koza bitera kumenya y'abatubuzi. Nagiye mbabwire ko ntago ari umutubuzi sinabazanira umutubuzi uko nanjye urabizi ko mbazira kubi. Niyo mpamvu nagira ngo bibutse nahagana hehe musengera zundi munasenga kwanza ari ryari kugira tuzaze no kubasura. Murakoze cyane mu by'ukuri nkuko ubivuze ntago naje ndafite adresse ndi umupasiteri ndi umushumba revera pasiteri mu itorero bita Isoko ibohora rikorera ku Gisozi hafi ndetse n'umurenge wa Gisozi. ugeze ku murenge wa Gisozi nyuma yaho gato hari urusengero Isoko ibohora. tunaterana ku wa kabiri nuhagera ku wa kabiri masaa 9 uzasanga burya ku wa kabiri muraterana. Yego turaterana rwose ko rimwe nzaza ku wa kabiri nakomereza dutangiza mu masaa 9 tukageza saa 2 z'ijoro. Ndetse no muri no minsi dufite n'amasengesho igihe cyose mwabona umwanya mwadusura buri munsi. n'amasengesho y'iminsi 21 tuzatangira ku wa mbere tukaza yasoza nyine ku munsi witiriwe noheli. Mama kurumva birahuye aya masengesho y'imisi 21 muzajya muyasenga buri munsi. tuzajya duterana buri munsi mugoroba kuva saa 11 kugeza saa 1:30. Wow. ubwo no kuvuga ngo abamushaka muzajya ku Gisozi nanjye kandi buriya nzabasura Imana izabimfashe n'ukuri. Karibu rwose. Ndaje ngusomere ikigereranyo cyagiye kuri somere Noel hanyuma ubundi tuze no kwakirana pastor atuganirize ubundi iyi noheli yavuye hehe, iyi noheli byagenze gute, ijambo Noel cyangwa se umunsi mukuru wa Noel aho benshi bavuga bati ariko ubundi ko nta naho muri bibiliya iryo jambo Noheli twigize turibona cyangwa se turisoma. Ndetse n'intumwa za Yesu Kristo zimwe yatoranyije urumva harahamagawe benshi agatoranywamo bakeya. Kivunge cyamugendagaho yatoranyijemo bakeya bashobora kuba bamubera disciple cyangwa se intumwa. Naho ntabwo bigeze na rimwe babana ba Paulo baje nyuma ntawo twigeze tubona bavuga Noel uretse henda baruka profaraza kubivuga neza arahibereye noneho ntaza kubeshya ariko nanubwo nabeshya yigishije neza kandi nago nibagiwe. Hanyuma bari abaruka baje nubwo bwose babatabanye na Yesu ariko aza ari umuhanga
umuhanga ari umudogiteri azi no gushakisha no gutara amakuru, ntaho uretse kutwereka gusa uko Yesu yavutse mu mavanjiri, ariko naho bavuga noheli, ngo bavuga ngo yavutse kuri noheli runaka. naho hanyuma urebye Mariya na Yosefu nibo bagombaga kuba bazi neza igihe Yesu Kristo yavukiye, ko Herode bari babizi neza, banahawe amakuru y'uko ashaka kuza kwica Mesiya, ari nabwo haje marayika abwira Yosefu ati hungisha umwana. urumva hariho benshi iyo bagiye kubara babishyira mu kwa kabiri cyangwa ryari simbizi, araza kubitubwira Professeur Pasteur Charles. ariko rero nanone nubwo bwose baterekana yuko Yesu Kristo yavutse tariki 25 z'ukwezi kwa 12, hariho bagiye bareba mu mateka yabo tujya twebwe twita ko ari abapagani cyangwa se abapaye, abatemera niko twe tubita. tureba mu binyejana byinshi mbere ya Yesu Kristo, hanyuma dufata zimwe mu ngero z'abagiye basenga ibigirwamana tariki ya 25 ukwezi kwa 12. reka mere kuri Nimrod. uyu nguyu yari ikigirwamana cyemerwa cyane yuko ari navuga ngo ari demoniyake cyangwa se ari nk'ikigini cyasengwaga tariki 25 ukwezi kwa 12. icyo kigini rero iyo bagisengaga Nimrod uyu nguyu bazi neza ko ari ikigirwamana kitemeraga iyi mana rurema, iyi mana y'Abanyarwanda, iyi mana dusenga. iki kigirwamana Nimrod urebye ngo ni kera bakemera za miti, cyavukiye mu Rwanda, ariko nani ku isi kivuka ari semi dieu semi umuntu, ni ukuvuga ngo bemeraga yuko kifitemo ubumana, ariko kandi kikaba cyaranavukiye kuri iyi si y'Imana. uyu Nimrod banavuga yuko yagize gutya ashakana na nyina umubyara, yari ikigirwamana, bafataga nk'ikigirwamana. nyina akaba umuntu hano ku isi wabyaye uyu Nimrod, bakemera ko yamubyaranye n'ikindi kigirwamana batavuze izina. Nimrod ravuka ari igice cy'ikigirwamana, ubwo cyari ikimana cyangwa se umuntu. nibwo rero Nimrod yarebye aravuga ati kwanza mama, urebye buriya data yatoranyijemo agakobwa keza kambaye inyama n'uruhu n'amaraso ya kimono, nanjye ndakurongora tu. ubwo Nimrod aba abyaranye na nyina. Nimrod uyu nguyu ni ikigirwamana cyo ku mugabane w'i Burayi. abantu benshi banavuga yuko ari cyo kiri fondateur ya Babylone, cyangwa se ari nacyo kivaho i Babyloni. abenshi tuvuga ngo umuntu no mu Babyloni, iyo turi kumva amakuru y'i Babyloni ariya kwa ba Nebukadinezari, ndabeshya harya prof, Nebukadinezari si w'i Babyloni, n'uw'i Babyloni. yego ntago nibeshye. rero urumva bariya bose ngo bategekaga i Babyloni, byari byaravuye kuri Nimrod, iki kigirwamana cyaho. igihe rero cyamaraga gupfa, ikintu kinsetsa ni uburyo abantu basenga ibintu bipfa, Imana yacu ntabwo ipfa. sibyo bajya bango none se n'ibidapfa Yesu yabambwe ku musaraba harya nyuma y'iminsi 3, nubwo bwose bari baguririye abantu ngo ntibavuge yuko yazutse, hari ubwo bamusanze mu mva. oya ntabwo ariho yarari. iki kigirwamana Nimrod cyageze gutya kirikura kirapfa. igihe cyapfaga, ahantu bajya baturutsa ibi birugu icyo bita sapin, cyangwa se kubona izi sipure cyangwa se n'ibi birugu tujya tugura bisigaye binahenda kubi. ahantu byaturutse Nimrod igihe yapfaga, mu kumuherekeza nyina ari nawe mugore wa Nimrod yategetse yuko ku mihanda hose bateraho, anavuga ngo ni amashami y'ibiti, cyane cyane inurusu, imisipure nako ariyo za sapin. hanyuma ikindi kandi bagatanga impano ku bantu b'abakene irya nino, kugira ngo berekane yuko icyo kigirwamana cyagiraga ubuntu. ari naho hava aya makado yo kuri noheli cyangwa se ano masapin kuri Nimrod. ngira ngo mite mwayirebye. hari ikindi kigirwamana cya Saturne,
benshi bajya bakigerana na satani, nacyo bagisengaga tariki 25 z'ukwezi kwa 12, ari naho abantu bitaga aba Saturnale, ari naho kandi nanone bajya bavuga ko bavuye Saturday samedi mu gifaransa. Sibyo iki kigirwamana rero kitwaga Saturne, nacyo akenshi ngo bakizizaga bagakora n'imihango idasanzwe tariki 25 z'ukwezi kwa 12. Icyo kigirwamana ubundi kwari ugusenga, navuga ngo ni soleil cyangwa se izuba. Akenshi bicaga abantu bakabatangamo sacrifice, ibitambo, kandi nanone bakica n'inyamaswa, hanyuma ubundi bakanywa amaraso y'abo bantu bishwe cyangwa se y'izo nyamaswa. Orgi sinzi ukuntu nza kwivuga mu Kinyarwanda, batangaga n'ibitambo by'ibinyamaswa byitwa orgi. Ku bantu bajya bareba amafilime ya Shrek y'abana, uriya nawe yari orgi, niko navuga. Banywaga rero ibyo, banywaga amaraso y'abo bantu babaga batambye mu gihe babaga bari gusenga iki kigirwamana cya Saturne. Ni nabyo bajya bavuga bitwa pudding de Noel cyangwa se Christmas pudding. Hanyuma reka ndangirize ku kindi kigirwamana, byo ni byinshi cyane ku minota itaducika tutabanje kuvuga kuri ku buryo Noheli yaje kuza ikitirirwa yuko ari kuvuga kwa Yesu Kristo. Ndajya ku kigirwamana bita Bakasi, nacyo ngo cyari gifite isabukuru anniversaire tariki 25 z'ukwa 12. Icyo kigirwamana cya Bakasi cyo kigirwamana cya homosexualité, cyo bita ubutinganyi, kandi nanone cya ivresse, gusinda. Ikindi cyo kigirwamana cy'imisi mikuru. Niba wumva ushaka yuko iwawe uri ku gatwiko, ushaka ko uzakoresha umunsi mukuru udasanzwe ariko kandi agakriza kakaba kakomereye nabi, washyiraga amavi hasi ubundi ugatamba ibitambo byaba iby'abana bawe, bya nyoko, ibyaso umuntu wimvamo cyane, hanyuma ugasaba icyo kigirwamana yuko iwawe hazaba ikintu bita gatwiko, hazaba ikintu bita umunsi mukuru, mukanywa mugahaga. Ubundi si ugusambana, ariko babona gusambana umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Icyo cyo kigirwamana cya Bakasi. Aho ngaho i Burayi abagabo kenshi bari bafite umuco wo kujya ahantu mu mashyamba, yaragihari, bari batarahubaka cyane. Nabwiye yuko ari avant Jesus Christ cyangwa se mbere ya Yesu Kristo, before Jesus. Hanyuma bakajya mu mashyamba yarahari, ubundi bagakora icyo bitaga imihango ya sodomi. Ahangaha ko ari ukunywa cyane, kunywa ukagerayo, handi muravuga ngo umuntu abanagihagarara cyandika 8 ntago byabaga bigishoboka, no. Hanyuma ubundi barangiza bakasubira mu rugo bakajya guhondagura abagore, kuko abagore byemezwaga yuko amarira y'abagore ikigirwamana cyayarebaga, no kundi kikaza kije guhoza abagore kigakoreshayo n'imisi mikuru. Umva, abagore bagahondagurwa bakabakubita pe imigeri nk'iya moto nta gukina. Rero uyu Bakasi ari naho hazaho bachelors cyangwa se célibataire. Abenshi mu bagabo hari n'igihe bakubitaga abagore mpaka igihe bapfuye, ubwo nyine bagahita basaba icyo kigirwamana yuko kizabaha abandi bagore, kandi ntabwo bashobora gupfa kuri tariki 25 z'ukwa 12, cyangwa se babona bidakunze igihe babaga bamaze gusinda bari mu ishyamba, ubwo abagabo bendanaga n'abandi bagabo, ariyo homosexuality cyangwa se gutingana kw'icyo gihe. Aho ngaho hose rero hari tariki 25 z'ukwa 12. Ni gute rero byaje kurebwa nyuma Yesu Kristo? Nibyo navuze ngo waba mu ivanjira, aba muri bibiliya, kandi bibiliya twemera yuko ari ibyahumetswe n'Imana bihumekerwa mu bantu, hanyuma abantu nabo barandika. Profe no watubwira ati buriya naka resume de resume, ngo ibibiriya dufite ni bikeya mu byanditswe. Na mpamvu Paul ajyaga avuga ati muzanzanire ibya bitabo byanjye by'impu byinshi biri i Roma, i Vatikani, bibitseyo, ariko buriya tugiye gusoma byose harimo n'ibindi twebwenda tutazi. Sibyo abagiriwe mu bo baba bisoma bagiriwe impuhwe nyine. Ni nayo mpamvu muri Bibiliya utazasangamo iyi Noheli. Ariko nyuma y'imyaka 300 nyuma y'uko Yesu Kristo avuka, baravuga bati sasa nibyo pe, iyi Noheli ushobora kuba ari satanike kuri bamwe cyangwa se yenda ko batemera Imana, ariko se twebwe twabihuza gute ku buryo
kuri iyi noheli cyangwa se kuri iki gihe cyo gusenga ibigirwamana tubizana tugahita tubishyiramo Yesu Kristo kugira ngo abe inzira n'ukuri n'ubugingo kandi apfukirane ibyo bigirwamana byasengwaga icyo gihe. Nibyo pastor agiye kugenda atuganiriza n'ukureho rushinge, nanjye ndahari ku bwanyu ndetse na pasteur. Utega amatwi uraza gutanga igitekerezo. Abantu benshi bajya bahuza wa murongo Elizabeth marayika yabwiraga Gabriel yabwiraga Mariya ngo ajye gusura Elizabeth ati ku kwezi no kwa gatandatu. Benshi rero bakunda kuvuga ngo Yesu yasamwe ari mu kwa gatandatu, ariko nibuka ubidusobanurira iki kintu naza kongera kukibasobanurira nacyo basonaye kumenya bataracyumvisize neza. Haruvuze ngo dushingiye mu kwezi kwa gatandatu kuvugwa Yesu bamutwite, tubona ko ubwo yaba yaravutse mu kwa gatatu. Uku kwezi kwa gatandatu bavugaga cya gihe cya Elizabeth pastor, ni ukwezi Yesu yasamiweho cyangwa hari ukundi gusobanurwa by'ukuri? Wakunze kutubwira ngo burya bibiliya ntitugasomeye ijambo rimwe tudasomye hejuru cyangwa hasi kugira ngo turihuze cyangwa turige package cyangwa se dukomplete. Hari igihe umuntu arasoma ijambo ry'umurongo umwe agahita birangiza byose akavuga ati buriya nahangaha bavuga rwose. Njye nibuka n'ahantu wari uhagaze igihe wadusobanuraga uku kwa gatandatu. Uku kwa gatandatu bavuga muri bibiliya koko niko Yesu yasamweho cyangwa? Arakoze cyane ku kibazo cyiza uvuye kubaza, kandi ni ikibazo cy'ingenzi. ngira ngo abantu benshi mu matorero menshi, abigisha benshi, ngira ngo twaranatsinzwe uwo munsi wari waduhaye ikizamini uvuga ryari naho ngo twese twibanze. Mu by'ukuri abantu benshi bakunze kubyibeshaho bagereranije se cyangwa basomye uriya murongo uvuga ngo mu kwezi kwa gatandatu yego marayika Gabriel atumwa ku mwari Mariya bavuga ko hari mu kwezi kwa gatandatu. Mu by'ukuri ntabwo ari ukwezi kwa gatandatu kwa June, yego kwa Juin cyangwa se kwa Juin cyangwa se Kamena. Yes. Nusoma bibiliya utari wagera kuri uwo murongo wa Luka igice cya mbere umurongo wa 26 kuko niho havuga uko kwezi kwa gatandatu. Yego. Ariko usomye bibiliya ukabisoma mu buryo bwiza bwimbitse kugira ngo uze gusobanukirwa. Luka 1:6 hariho abantu batagira bibiliya. Inganze mfe ko babasomera 26 kuyo ducuza uburyo umwete. Ngo buke mugore we Elizabeth asaminda bihisha amezi 5. Ubwo mpereye kuri 24. Abihisha amezi 5. Ubwo nuwo wundi wa kwa Zakariya. No kuvuga ngo kugira ngo mwumve ukuri kwaho hantu ni uguhera nyine kuri Luka igice cya mbere umurongo wa 24. Ahavuga ngo bukeye umugore we Elizabeth asama inda abihisha amezi 5. Ni ukuvuga inde? Yego Elizabeth wa Zakariya, muka Zakariya, nyina wa Yohana umubatiza. Yego. Ni ukuvuga ko uribuka ko marayika yabwiye Bikira Mariya tutari twagera kuri Zakariya igihe yari yagiye gutamba aja gusenga, hanyuma hari marayika wamubwiye ko azabyara, kandi bari bashaje nabo, kandi bari bashaje bageze mu zabukuru. Yego. Ntabwo yabyumvise ngo abifate mu mutima kuko byakire ko Imana ivuge kandi nawe byakubaho. Ariko avuyemo Zakariya avuye gutamba ageze hanze, Bibiliya iravuga ngo atwika umugore we inda. Azatavuga kwanza tunakarenze, yaje atanavuga niko biri bivuga. Yanze kwemerereka, asama inda hanyuma abihisha amezi 5. Urabyumva? Umurongo wa 24 ko havuga uko niko habivuga. Umugore we Elizabeth asaminda bihisha amezi 5. Usibye rero ku murongo wa 26 kugira ngo wumve mu kwezi kwa gatandatu gukurikira y'amezi 5 Elizabeth yahishe. Ni ukuvuga ngo uko kwezi kwa gatandatu ni ukwinda yande ya Elizabeth. Ukwezi kwa gatandatu ko gutwita kwa Elizabeth ntabwo ari muri Kamena, ntabwo ari muri Kamena, ntabwo ari muri John, yego,
ntabwo ari muri jwe ahubwo ni ukwezi kwa gatandatu kw'inda ya Elizabeth nyina wande wa Yohana umubatiza. Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana. Noneho Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana, noneho aza kubwira Mariya ko nawe azagira gute, azasama akabyara. Adoke ni mu kwezi kwa gatandatu. Yego kwinda ya Elizabeth. Mbese nukuvuga ngo kabebe kari kamaze amezi 6 mu nda ya Elizabeth. Yes, ya Elizabeth. Kabebe ni Yohana umubatiza, mubyara wa Yesu. Yes. Yego. Mwumvise ako kantu nizere ko nize kuvuga, ariko prof aka kantu karadutsinze, ndetse ndibuka ko twese twanagatsinzwe. Kenshi twasomaga uno murongo mu kwezi kwa gatandatu gahera ku 26. Ni n'amvu nkunda kubabwira nshuti yanjye, igihe uri gusoma bibiliya soma igice cyose. Semye usoma igice cyose apana gusoma umurongo umwe. Ngira ngo iki ngiki kirasobanutse, ntabwo ari mu kwezi kwa gatandatu. Ntabwo ari mu kwezi kwa gatandatu, ngira ngo wari wabajije icyo kibazo aje kubyumva neza, kandi n'abari mu badukurikira kugeza ino saha ndibaza ko bashobora kuba babyumvise neza. Ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa gatandatu ni ukwinda ya Elizabeth igihe yarasamye Yohana umubatiza. Rero muri uko kwezi kwa gatandatu kwinda ya Elizabeth. Yes. Ni ukuvuga ngo ukurikije rero wahita usoma mu kwezi kwa gatandatu Marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Nibwo Elizabeth atwite inda y'amezi 6 nibwo Mariya yaje gusurwa. Yes. Okay. Nibwo yaje gusurwa na Gaburiyeli. Haruvuze ati none ko utubwiye iby'ibigirwamana Yesu yaje kuzamo gute? Kurikira ikiganiro cyo prof agiye kutubwira. Twari dutangiriye ku mpaka z'ukwezi kwa gatatu no kwa kabiri, bari babihereye aho ngaho. Ubundi mbabara tubwire ko kuvuga kwa Yesu Kristo ni itariki 25 z'ukwa 12 turabihuza gute? Sundi Yesu Kristo yavutse ate, yavukiye nde, twamwemera gute ko nabi wabo muri Isirayeli bari mu ntambara batari bamwemera? Muze kurakoze cyane ku kibazo cyiza, kandi nge ntabwo ndibuze gutinda ahari wenda mu mateka y'ibigirwamana, kuko uwo tugiye kuvuga ni Yesu. Yego. Uburyo yaje muri ibyo, kandi ni nawe ugomba no kuvugwa, kuko niwe twemera, niwe twizera, niwe muremyi, niwe byose. Hanyuma rero iby'amateka y'ibigirwamana n'ukuntu baje kubihuza, wenda reka naho tuze kuhagera. Yego. Mu by'ukuri kugaragara, kandi tugomba no kuvugira aha, kuko benshi n'amateka nuko babivuga, ntabwo bibiliya koko igaragaza itariki y'ukwezi kwa 12, itariki 25 z'ukwezi kwa 12 ngo bigaragaze ko arizo tariki Yesu yavutsemo. Ntabwo uwo murongo ushobora kuwubona, ntabwo ushobora kuhasoma, ariko kuri nanone kwa bibiliya, kuko nk'abayemera nuko ukuri kwa Yesu kwari kwarahanuwe kuva mu isezerano rya kera kugeza ndetse no mu isezerano rishobora guhera mu utekereza wenda ku bya Yesaya, ariko ni ibya kera cyane, ndetse no kuva no mu itangiriro. Harimo amakuru, harimo ubuhanuzi bugaragaza, bwavugaga ko Yesu azaza mu buryo dushobora kubivuga kuva mu itangiriro. Isezerano rya kera ryose kuva mu itangiriro, abahanuzi bavuze ko azaza kuva mu itangiriro ukageza muri Malaki. Yes. Reka dutangire mu itangiriro, ko ngakumenya nari nasibye. Mena nasibye kumbe burya ni mu itangiriro, njye nari skora guhera kwa Yesaya avuga ego mu itangiriro. Mu by'ukuri kuko nari bivuze, isezerano ryo kuza kwa Yesu mu isi byahanuwe kera. Iyo dusomye mu itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15, aho dusanga amakuru cya gihe Adamu amaze gucumura na Eva amaze gucumura, bamaze gukora ibyangwa n'Imana. Murabyibuka ko Imana yashize urwango hagati y'umuntu n'inzoka. Hanyuma Imana ibwira inzoka ngo igihe cyose uzabona umuntu
uzamuramo igitsitsino kandi n'umuntu nawe igihe azabona inzoka azayimene umutwe. Mu buryo bwimbitse byavugwaga ko mu rubyaro rw'uwo mugore hazaza uzaba afite ububasha, uzaba afite ubushobozi bwo kuzamena inzoka akayimena umutwe. Uwo wavugwaga ni Yesu. Hanyuma nanone tugikomeje mu isezerano rya kera, Aburahamu ni uwa kera cyane. Yego. Urabizi ko ari uwa kera. Tumusoma mu Itangiriro mu gice cya 12 wenda duhereye wenda ku murongo wa mbere igihe Imana yakuye Aburahamu muri Uru y'Abakaludaya wigeze ubikomozaho. Hanyuma Imana imujyana mu gihugu, imubwira ko imuha amasezerano mu gihe yumvira Imana, azumvira Imana, akajya mu gihugu Imana izamwereka. Bibiliya iratubwira mu gitabo cya Yohana igice cya 8 umurongo wa 56 ko Yesu ubwe yigeze yibwirira abayuda, ndetse babwira ibyo kuza kwe. Aravuga ngo Aburahamu uriya sogokuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye. Yego. Kandi ngo awubonye arawunezerererwa. Aburahamu sogokuruza wanyu nawe ubwe yifuje kureba umunsi wanjye, kandi ngo maze kubona arawunezerererwa. Ubisomye mu gice cya 8 umurongo wa 57 muri Yohana, Bibiliya irambwira ngo abayuda baramubwira bati ko utaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Yesu aramubwira ati ni ukuri ndababwira ukuri yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Yego. Atarabaho we ariho. Yesu arahari. Ndabarahiye. Ntabwo rero dushobora guhera Yesu ngo tumuhere muri Yesaya. Ubwo ni Aburahamu ni uwa kera cyane. Ndetse tunakomeje na mateka cyangwa icyo Bibiliya ikomeza kutubwira ku mateka yo kuza kwa Yesu mu isi. Na Yobu nawe ni uwa kera. Yego. Nawe ni uwa kera. Nawe yabayeho mu gihe cya Aburahamu. Nawe ni uwa kera mu isezerano rya kera. Bibiliya irambwira mu gihe yahuye n'ibyago, n'igihe umugore yamubwiraga ngo ariko watutse iyo Mana yawe wamara ukipfira. Ariko mu iyerekwa Yobu nawe agira iyerekwa, abona Yesu nawe agira icyo amuvugaho ku gice cya 19 umurongo wa 25. Yaravuze ngo ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Uwo yavugaga ninde? Ni Yesu. Kandi uruhu rwanjye rwamara kubora nzareba Imana yanjye, n'umubiri wanjye n'amaso yanjye zayireba ubwanjye n'amaso yanjye. Urumva ko ari uwa kera. Uwo ni Yobu. Yego. Na Mose uzi ko ari uwa kera mu gitabo cy'Itangiriro. Niwe Imana yakoresheje mu gukura ubwoko bw'Abayisiraheli akabukura mu buretwa muri Egiputa. Bibiliya irambwira ngo ageze mu zabukuru, ashaje, asezera ubwoko bwe bw'Abisiraheli, Imana imaze kumubwira ko igiye kumujyana. Yari nabwiye Abisiraheli rwose iby'Imana yamubwiye. Hanyuma bagira agahinda. Ku gice cya 18 umurongo wa 15 mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, Bibiliya irambwira ngo Mose ahumuriza abantu arababwira ngo Uwiteka Imana yawe nubwo murimo murira mundirira, ariko Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri mwe, muri bene wanyu, abazaba ariwe mwumvira. Umva ko Yesu uyu munsi turimo tuvuga uwo waje kugera, naho turaza kuhagera. Ariko byibuze nka Bibiliya twemera, turimo turayituruka mu Itangiriro tugenda tuvuga uko abahanuzi bagiye bamuvugaho ko azaza. Kuko ari idini ritemera isezerano rishya, ikemera irya kera. Rero n'abantu bemera irya kera harimo Yesu. Yego. Hanyuma nayo kubona nawe urabizi ko ari uwa kera. Yego. Sibyo? Uribuka ko Aburahamu yabyaye Isaka abyara Yakobo nawe ari mu zabukuru, ageze mu zabukuru. Bibiliya iravuga ngo hamagara abana be kugira ngo babwire ibizababaho. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 49 uhereye wenda ku murongo wa 10 usanga hari ibyo Yakobo yabwiraga
abana be ababwira ibizababaho. Hari aho yavuze ngo Rubeni uri imfura yanjye wo gushobora kubyara kwanje kwatangiriyeho, uri nk'amazi kuko udahama hamwe. Ahamagara Simeyoni na Lewi arababwira ati namwe muri abanyaburakari kuko bari bishe wa muramu wabo. Yego mwararakaye hanyuma mu guhorera mushiki wanyu mwica abantu mukora ibidakorwa kugeza n'ubwo Bibiliya ivuga ngo batemye n'ibitsi by'inka. Hanyuma ngo Imana irababwira ngo nta butware nta n'ububasha nta n'ubushobozi nta butware muzagira nta butegetsi muzakora muzagira kubera kuko mwamenya amaraso. Hanyuma ageze kuri Yuda avuga ngo Yuda urazamutse mwana wanjye, inkoni y'ubutware n'ubutegetsi ntizava kuri wowe nyirayo ataraza. Yuda yego urabyumva. Uwo yavugaga avuga intare yo mu muryango wa Yuda urumva. Uwo ni Yakobo mu bana be. Ageze kuri Yuda avuga bizaza. Bose barimo baragenda urumva, buri wese arimo aragiriye ariko Imana ikamuhishurira ikamubwira amakuru yo kuri Yesu. Yego ngira ngo twakomeza cyane dukomeze nyuma mu minota nk'ingahe nongera indirimbo. Yes. Urabyumva Yakobo nawe agize icyo abonye kuri Yesu, nawe agize icyo amuvugaho. Ndabyibuka Abisiraheli bavuye muri Egiputa, Bibiliya iravuga ngo haraho uwitwa Balaki yatumiye Balamu ngo aze kumuvumira ubwoko bw'Abisiraheli kubera ko bwari ubwoko buteye ubwoba. Avuga ati ibyo ari byose wabamvumira, ibyo ari byose wabavuma byakunda. Yego ndetse gero ubwo mubwira ati kugira ngo bavume bikunde nuko warakara. Ariko hari ijambo yavuze aravuga ati ariko se kumbwira ngo ndakare narakarira nte abimana itarakariye, navuma nte abimana itavumye. Ngo amara aravuga ngo ariko ndamwitegereza, abona Yesu muri bo. Aravuga ngo ndamwitegereza ariko subu ndamwitegereza subu ndamubona ariko ntandi hafi ni mu gihe kizaza. Ariko ngo amara ageraho uvuga ngo bitsinde bitebuke, inyenyeri zakomoka mu byaro rwa Yakobo. Inyenyeri zakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Uwo ni wa mujyama wari uje kuvuma atangira guhanura, nawe atangira guhanura avuga iby'uwo uzaza, avuga iby'uzaza. Ndamwitegereza ariko ntandi bugufi, ndamureba ariko suba ariko bitinde bitsebuke, inyenyeri zaturuka mu rubyaro rwa Yakobo. Yego urabyumva. Aburahamu yabonye umunsi, Yobu yabonye umucunguzi. Urabyumva. Yakobo yabonye inkoni kwa Yuda. Urabyumva. Noneho Balamu nawe abonye inyenyeri zakomoka mu byaro rwa Yakobo. Urabyumva. Hanyuma Yesaya hariya warugeze, noneho we Imana imuhishurira ibikomeye kuri we. Yego yageze ubwo avuga ngo umwari azasama inda. Aho ngo twese tumenye uko azavuka, azasama yego inda, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Emanueli. Ariko uzaba yaje n'Imana izaba iri kumwe natwe. Yesaya abona umwari azasama inda. Yego ndagira ngo ni igice cya 14 noneho ngo ageraho igice cya 5 umurongo wa 9 ndagira ngo aravuga ngo noneho umwana yatuvukiye. Twahawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese kandi umwami w'amahoro. Yesaya ahita avuga ati kandi mu isezerano rya kera mu isezerano rya kera Yesu yarataragira gutse, yarataravuka. Ngo bigere kuri Mika nawe uri mu isezerano rya kera, nawe aravuga ati rero Yesaya yabonye umwari azasama inda. Yego yabonye umwana uzavuka azitwa Emanueli. Yego yabonye noneho uwo wavutse ari Imana ikomeye, data wa twese, ari umujyanama, ari umwami w'amahoro. Mika nawe aravuga ati noneho Yesaya ibyo wabonye nanjye mbonye umujyi azavukiramo. Ahita avuga ati nawe Bethlehem Efurata ntabwo uri muto kuko muri wowe nibo hazakomoka. Efurata bayitiriraga wa mugezi wa Efurata wanyuraga. Nawe Bethlehem Efurata. Yego
urangurikiye uwo ni Mika nawe Mika uwa mbere ndetse ku gice cya batubwiye gatanu ko hari Yesaya aza atubwira uko azavuka, Mika atangiye no kutubwira aho azavukira. noneho nawe Betelehemu ngo agere ku gice cya gatanu umurongo wa 2 ahita amuvuga ngo noneho uwo mbonye Yesaya wari bamwise ko ari akabebe, yego, ati njyewe mbonye ku gice cya gatanu umurongo wa 2 aravuga ngo noneho imirambagirire ye ni imirambagirire y'iteka ryose. cyo gituma Yohana yavuze ngo ni uwa mbere kandi ni uw'imperuka, Alpha na Omega aravuga ngo imirambagirire ye noneho ni imirambagirire y'iteka ryose. Yesaya haraho yageze aravuga ati noneho ku cya 50 ndagira ngo na gatatu aravuga ngo ninde wizeye none ibyo twumvise kandi kuboko kuwiteka noneho kwayishuriwe. ariko ziko ibintu by'Imana idanje donc bivuga undatekosha ibyo ubundi mwumvise ninde wizeye ibyo twumvise kweri. niyo mpamvu n'ubu bikigoye ninde wizeye ibyo twumvise ibyo Aburahamu bavuze, ninde wizeye ibyo twumvise ukuboko kuwiteka kwayishuriwe ndi ko yakuriye imbere yameze nk'ikigejigeji ameze nk'igishitsi cyumburira mu butaka bwumye. Yego, kigejigeji kigishitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ikinyarwanda gikomeye ni plante faible. ubutaka bwumye si twebwe muri iki gihe ntitwumagaye n'ibibazo turimo, abantu bafite inyota ninde wizeye iwe icyo Yesaya yavuzemo hariya ngo yakuriye imbere yameze nk'ikigejigeji cyumburira mu butaka bwumye ni plante faible. ni plante ni ikiremwa cyangwa se navuga ngo ni ikimera cyumye cyoroshye ariko gishobora ko kumera ku isima. Yego, icyo Yesaya yerekwaga Yesu mu nda ya Mariya. Yego, utarigeze ahura n'umugabo. Yego, ninde wizeye ibyo twumvise abona Yesu mu nda ya Mariya kandi noneho Mariya mutwita atigeze ajyamana n'umugabo. Ibaze aravuga ati ninde wizeye ibyo twumvise ukuboko kwiteka kwayishuriwe ndi. atangira no kuvuga no kudekriva imibabaro yaravuga ngo yari umunyamibabaro umenyereye intimba. uwo deja noneho atangiye no kutubwira kutuvungurira uko bizagenda. hanyuma aravuga ngo ntiyari anafite n'ishusho yo kurebwa. nunabona hari ibintu bakora nyine bagashushanya za makiyaje bakamukora nyine neza mu maso ukabona ari umuntu uri finyole ariko nushaka kureba ishusho ya Yesu uzayirebere muri Yesaya igice cya 53 niho uzamenya ngo ntiyari afite ishusho yo kwifuzwa ngo kuko yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. ariko aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri. Yego, urabyumva. Mika rero abonye imirambagirire ye abona ari yiteka ryose. yaravuze ngo ariko wewe Betelehemu Efurata uri mutoya mu midugudu yebo Yuda, muri wowe niho hazava uzaba umwami wa Isiraheli agasanga imitima irambagiriye kandi aravuga ngo imirambagirire n'iteka ryose. noneho byinjiraga mu isezerano rishya. Yego, ukuvuga ngo isezerano rya kera ryose kuva mu itangira ukageza muri Malaki bavuze ko azaza. noneho isezerano rishya Matayo, Mariko, Luka na Yohana bo baravuga ngo noneho wa wundi bavuze nguyu. Yego, turaza kuhagera aho rero Yesu yavutse. ngo utarakomeza aho kuri Yuda none kubera iki yagambaniye Yesu Kristo n'ishuti yanjye. uri kumva no Yuda turi kuvuga uwa mbere yuko Yesu avuka ari we wahindukiye akaza kuba ari we n'abantu bitiranwa. Yego, ntabwo ari Yuda twavuze uwo Yesu akomokamo ni mwene Yakobo. hanyuma wamugambaniye yitwa Yuda Iskariyoti wari umwe mu bigishwa ba Yesu 12. Uwineza ndi kumwe na mwarimu kandi Pasteur Charles. hanyuma turakomeje twari tukiri kuvuga Yesu Kristo uburyo yahujwe n'itariki 25 twese kwa 12 twatangiye tuvuga uburyo habanje kuba muri antikite muri Moyen Âge cyangwa se muri Préhistoire bagiye bavuga basenga ibigirwamana, ariko nyuma y'uko Yesu Kristo avuka nyuma y'imyaka
300 akaba aribwo kiliziya ishyiraho cyangwa se itorero rishyiraho kuba twahuza ukuvuka kwa Yesu Kristo n'itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Twari turimo tureba Yesu Kristo avugwa nyine mu gihe cya nyuma, ariko bamaze tweka ko kuva mu itangiriro kuza kurangiza igice cyose cy'isezerano rya kera burya Yesu Kristo bagiye bamuvugaho. Turacyakomeje kuvuga ku kuvuka kwa Yesu Kristo ku batamwemera. Mu batamwemera ntukiramo abayisilamu. N'ibinshobokera rimwe nkabona umushehe ushobora kuza kutuganiriza, hari uburyo tuzaganira, nimubona pe hari n'umushehe mwambonera akama nimero ze tukaba twaganira, bizaba ari byiza, azabakoze. Twarimo tuvuga amakuru yo kuza kwa Yesu munsi, duhereye mu itangiriro tukaza tukaba twageze muri Mika. Yego. Aho Mika yavuze intara zavukiramo ndetse anavuga n'imirambagirire ko ari imirambagirire iteka ryose. Noneho igihe gikwiye kigeze. Yego. Igihe gikwiye kigeze noneho marayika. Hahandi twavuze twanasubije cya kibazo bakibuka. Noneho marayika Gabriel atuma kuri Mariya. Marayika Gabriel yabanje gutumwa kwa Zakariya. Yego. Noneho Zakariya umugore we Elizabeth asama inda bihisha amezi 5. Ntago bundi bari bageze mu zabukuru enda kubatabizi. Yes. Barageze mu zabukuru batarabyara. Zakariya yari umutambyi, ari nk'abapasiteri abangabo. Hanyuma Imana iza kumbwira ko azabyara. Integuza ko ndibuka ko Yohana zaravuze ati hari undi uzankurikirana nubwo nanamugirira udushumi two ku nkweto. Ngira ngo nongo Yohana mubatize rwose. Nuko marayika azajya kwa Zakariya. Marayika rero aza kwa Zakariya amubwira ko azabyara. Hanyuma ubwo butumwa marayika yabumugejejeho. Yego. Hanyuma bigeze rero mu kwezi kwa 6 kw'inda ya Elizabeth. Yego. Noneho marayika Gabriel atumwa kwa Mariya. Yego. Nyina wa Yesu. Yego. Aza kumubwira ko azabyara. Ndabyibuka icyo birivuga. Amubwira ko azabyara. Ndabyibuka agira ngo winyabije. Gusa karabyo ntaje muri bibiliya rero nyine bisoma ukabiviva ukabyumva ukabigira ibyawe ugasa n'uwari uhagaze kubera ukuntu najyaga nifuza kuzajya muri Israel nkanyura nkariya hose nge nagize umugisha rero no kuhageraho narahageze rwose. Mana yanjye Bethlehem aho Yesu yavukiye by'ukuri, ndetse niyo nakwiryamira sinkavuza induru ni Mana ndagushimiye nyiza nkagaruka mu Rwanda, ariko nta kibazo nyine turahari ku mwuka. Bibiliya iravuga ngo marayika Gabriel atumwa noneho n'Imana kubwira Mariya ko azabyara. Aho yamubwiye muri Matayo ngo uzabyara umwana. Yego. Uzamwita Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Yego. Iyo yari indamutso ya marayika ayiha Mariya byari ibintu bikomeye. Niyo abakatolika bavanye ndakuramutsa Mariya uzuye nemuhorana n'Imana wabuje abagore bose umugisha. Nanone birakomeye. Nanone ni ibintu tutapfa gupfobya kuko wibutse mu itsangiriro hajya twavuze ngo mu rubyaro rw'umugore hazaza hazakomoka hariho uzaza afite ububasha n'ubushobozi bwo kubita inzoka akayimena umutwe. Noneho marayika atumwa n'Imana kubwira Mariya ko azabyara. Byari byagoye Mariya kubyumva, byari byagoye Mariya kubyakira, ntarabonana n'umugabo. Kandi icyo gihe Yosefu nawe arahaguruka aja kurambagiza wa mukobwa. Ariko cyavuga ngo Yosefu yari umusaza kurenza Mariya. Nawe yari yaratinze mu museri wasaza. Tatso Bibiliya ivugaho ko byo ni bitekerezo by'abantu, gusa nuko Bibiliya ivuga ngo yari yaramukunze. Ariko bukeye amenya amakuru yuko umukobwa arambagije atwite. Bibiliya iravuga ngo atangira kumubenga wihishwa. Ari wowe wese
wowe urambagiza umuntu ukumva ngo atwite inda utazi ariko rwihishwa ntabwo yamutaranze muri YouTube, ntabwo yamwanditseho, gusa bibiliya iravuga ngo yatangiye kumubenga rwihishwa. wundi rero wasanze Mariya akabwira ati uzabyara umwana w'umuhungu, abamenye n'ibiri mu nda n'ibiri mu mutima wa Yosefu. yarakwebye muzehe yaramuyobye niko basigaye bavuga. nuko Gabriel abayinyabije kwa araza aramubwira ati rero tutinye kurongora, tutinye gutwara uriya mugore, tutinye kumutwara uriya mukobwa, pastor tutararenza yawe, turabizi ko atari tutararengaho iby'Imana. Impamvu uvuga ko bigora, ubu ugiye kumva Imana yakubwira ati ntutinye gutwara akana kano bw'inda atwite, ntiwagira ngo wavangiwe. Yego, wagira ngo wavangiwe. nagira ngo wavangiwe. Sefu yari azi ubwenge, yari afite umwuka w'Imana uteye ubwoba, yari afite umwuka w'Imana ukomeye, wahita unafite amasengesho yo gutokesha. uwo mwuka w'Imana wari umurimo, ni ukuri. erega ni wa Yesu burya, kuko Petero yarabivuze ngo abahanuzi benshi bahanuye ibyako gakiza, ngo barondora n'ubuntu n'iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa, ngo babihanura babirondora n'igihe cyabyo, ngo n'ibimenyetso byerekanwaga n'umwuka wa Kristo. n'umwuka wa Kristo wari muri bo. Dukuvuga ngo biriya byose byo berekwaga wari umwuka wa Kristo, wari muri bo, wagahamya imibabaro ya Kristo bitari yabaho. uwo niwe wasanze Yosefu kandi aramubwira ngo ntutinye kumutwara kuko inda afite inda ya muka wera. tugeze rero mu isezerano rishya, aho rero Yesu atangiye kugaragara, atangiye kuvugwa, noneho n'umugore n'umukobwa utwite yamenyekanye. urabyumva? noneho hataranavuka, itegeko riba riraje ngo abantu baje kwiyandikisha iwabo mu ntara z'iwabo. Yosefu ejo bundi umwana waza avuga ngo ariko isuku ibintu atari ngo buriya Yesu Kristo ngo ugiye kumurira muri kompiyuta ya Betelehemu wamusanga mu irangamimerere. buriya ari mu irangamimerere rwose. none ntiyaragiye kwibaruza kugira ngo baje kwibaruza. hanyuma Bibiliya irambwira ngo bakiraho rero abanyabwenge nabo baturutse iburasirazuba, muri Matayo igice cya 2. hadi undi barabajyamare bagiye nabo kwibaruza se. abanyabwenge bo Bibiliya iravuga ngo muri Matayo igice cya 2 haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya, ngo ku ngoma y'umwami Herode, ngo haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba, banyobowe n'inyenyeri. ntawe twavuze wabonye inyenyeri muri babagabo bo mu isezerano Baramu, ngo ndamubona ariko si ndamwitegereza ariko ntandi bugufi, ngo ariko inyenyeri zakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. abanyabwenge noneho baturutse mu burasirazuba, baza bayobowe n'iki? n'inyenyeri. bakoze urugendo rurerure. Bibiliya iravuga ngo kubera ko bagendaga bayobowe n'iyo nyenyeri, kandi babona ko iyo nyenyeri itagipfa kuboneka gusa hatavutse umwami, biba ngombwa ko bajya kubariza hehe? i Betelehemu, kwande kwa Herode. bari bahawe location, bari bahawe ahantu ariko batahawe batarimo bamenya ese ni kuko ari no gutanga amakuru. Imana ni danje, ifite inzira nyinshi. baravuga ati ko se bigende gute? ariko aboje kubariza amakuru ku mwami, kuko umwami ibyo ari byose havutse undi mwami yabimenya. Gwa mu rwego Imana itangamo amakuru. noneho bageze kuri Herode, baramubaza ati noneho twahageze, utubwira umwami w'Abayuda wavutse ari? ati siko twabonye inyenyeri ye. kandi ubwo bari kubaza umwami uriho? yego, barabaza umwami uriho ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Bibiliya iravuga ngo umwami Herode abyumvise ngo hagarikana umutima. Ni kuvuga ngo ari Herode yahagaritse umutima, ngo ab'Iyudaya, ngo hagarikana umutima n'ab'Iyudaya bose, n'abanditsi bose, abanditsi bari barabihishwe n'abatambyi bose. Herode ngo abyumvise, amaze guhagarika umutima, ngo akoresha inama asambure generali idasanzwe y'abatambyi n'abanditsi n'abandi bose, ko mutambwiye amakuru, si kuko hari undi mwami uzavuka. kandi we yarazi ko ariho. bagiye rero mu buhanuzi, baza gusoma. Yesu we,
baravuga bati ibyo ari byo byose nubwo tutanabivuga cyane ariko hari paje yanditse ngo nawe Betelehemu Efurate turi muto mu midugudu yose Yerusalemu muri wo baza kubisanga amakuru y'ivuka rya Yesu bayasanga mu byanditswe ntabwo babihishe Herode bibutse ko Herode yanyaze ubwami ariko ubundi nta nubwo yagombaga kuba ntabwo yari umuyuda yari umuroma urumva rero noneho haje umuyuda wa mwenyewe aravuga ati ibyo ari byo byose twabonye inyenyeri ye avuga ati ndapfuye Herode umwami w'abayuda noneho uraha Herode niko abanyabwenge baratinyutse uraha wicaye ku ntebe itari gwawe rwose bajura reka Herode inkoni y'ubutwari inkoni y'ubutegetsi iri kuri none rero tubwira ahubwo amahari nacyo kwijijisha wavutse arihe ko twabunyiriye turi burasirazuba none tukaba twaje kumuranga ibaze Herode ati ndapfuye noneho ibi ni ibiki nawe arangije ati maze mugende muneke muze mumbwire nimumara muzaze mumbwire amakuru yuko kugira ngo nanjye rwose ntekereza yuko Herode yagira ngo nibamara kubibona bazaze gutanga amakuru kandi yitabica namara gutanga amakuru ari abanyabwenge yagomba kubica n'umwami yagombaga kumwica ariko umve wa wundi watanze message kwa Maria wa wundi watanze message kwa Gabriel kwa Elizabeth wa wundi watanze message ayibwira abahanuzi arasabwira abanyabwenge ati rero mwamubonye mutura ibyo mufite ariko ndimusubire kwa Herode yego mwebwe mukate ahandi kuko namenye umutima wa Herode kuko arashaka kwica akana kavuye yego nabwo yinyabije ajya kubwira Yohana ati nani ajya kubwira Yosefu ati umukwepeshe hanyuma Bibiliya iravuga ngo ntibyagarukiye gusa ku banyabwenge bo baramuramije baramubonye hanyuma marayika arazabwira n'abungeri abashumba abungeri baragiye intama mu gitabo cha Luka cya 2:8 marayika abwira abungeri ibyababayeho hari indirimbo ndibaza mu ndirimbo zo gushimisha ivuga ngo yemwe bungeri bakera yemwe bungeri mutubwira ibya Yesu ibyo mwabonye ryajurye yavuga Yesu Mateo none ndimo mvugiramo mu kanya ati twaraho turadiriye umukumbi wacu nijoro maze tugubwa gitumo n'ijwi rirangurura ngo ushimwe rurema ibase bose baryumvira rimwe ntabwo ari ry'umuntu yego Bibiliya iravuga ngo marayika uwo mwanya ngo haje umutwe w'ingabo zo mu ijuru nazo ziza ziramya wa mwana wavutse nyagasani mana tubari ibyaha byacu natwe twiyere noheli yego ukuri kuwo tugomba kuvuga ntabwo ari bya bishushanyo bya bindi bya pere wavugaga Père Noël ntabwo ari ya makado ntabwo ari bya bindi byose bikorwa kuri uriya munsi ni ukuvuga ngo ugomba kuvugwa uwo tugomba gutekereza Paul yabwiye Timoteyo aramubwira ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi ni ukuvuga ngo uwo tugomba kwizihiza uwo tugomba kuvuga si ukwezi kwa 12 ku itariki 25 ahubwo tugomba kwizihiza no gutekereza kuri Yesu iminsi yose twibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi kari sibyo ukuri hari umuntu umbwiye ngo yo muri kuvuga ku bisekuru bya Yesu ngo nyirakuru wa Yuda ngo yaragiye kwicisha umukazana we ngo afite inda y'indaro kandi ari we wayimuteye ngo iyo nda nayo yavuye mu inkomoko ya Yesu ariko kubera icyari inyigisho z'ubuyobe no kudasoma Bibiliya nta wanditse ngo ni inda y'indaro ibyo by'inda y'indaro c'est autre chose n'ukuri kandi se nyirakuru haraho byanditswe yuko Mariya bari bagiye kumwicisha ahubwo se ari naho bavuga nyina wa Yosefu ntaho bivuzwemo Shuti nkunda kubabwira ikintu kimwe musome Bibiliya nimba uri no muri musoma Korowani ariko ibintu byo kujya ku mihanda mugatora ibyo buri wese yabyutse akabikoramo inkuru akabishyira hanze rimwe na rimwe no ku YouTube kugira ngo bibone reviews ni mu byihorere soma Bibiliya ufate n'igihe cyo gusenga usobanukirwe mwuka w'Imana aze kuza kuri wowe gusobanura ariko twirinde inkuru zivuye ahandi sibyo none navuze Pastor igihe nakubwiraga nimba ari ikintu kiri kuntera umutima mubi
ni uburyo abantu bari gutwara noheli. antikirisite ikaza igashyiraho izazo miti cyangwa se ni insigamigani cyangwa se ni inkuru zitandukanye abantu bakazizereramo, ugasanga umwana avutse ari mutoya akuze bamubwira ngo hari ikigabo cyiza cyambaye ibintu by'umukara ngo kikamuzanira impano kikazishyira ku kirugu. Tesha kuno kubeshya icyaha cy'inyongobeza bugingo kandi ibyaha byose birangana ku Mana. Njyewe urambwira ngo hari ikigabo runaka cyaje kimpa ibintu ngo ndamwandikira, ubwo kandi wanyu bahita babona icyo ushaka, ngo hanyuma ubundi ngo bakuzanira impano kandi n'ababyeyi bagize gutya bakoraga kadore mbara udukweto n'imbaraga kisimbizi baraje bashyize ahantu bakakubwira ngo ni ikigabo cy'ikiva amahanga tutazi naho kiva ngo cyakuzaniye impano. Ushyizemo umwana yuko umubyeyi ntashobora gutanga impano, impano itangwa n'ikintu tutazi ahantu kiva, ugasanga umwana akuriye mu kinyoma. Igihe kirageze kugira ngo twiyeze mu gato na kanini n'ibyo binyoma tubireke. I Burayi ho antikirisite ko bahafashe igihe basigaye badashaka ko umuntu avuga kuri Père Noël, bahita bavuga ngo buri kwica psychological mu mwana, ngo umwana wamenyereye ko ngo ari umuntu wavuye hanze ngo nubimubwira ngo buri kumwica mu mitekerereze. Namaze umwana wanjye yapfa mu kuri k'Uwiteka kugira ngo apfire mu kinyoma cya Satani. Mu by'ukuri Clarissa, ndatekereza nyine iyo Satani aje kwica abantu nabi abanza kubica mu bwongo. Yes, kandi buke afite amanyanga, afite amayeri. Yes, amayeri, voilà, amayeri mabi. Ariko mu by'ukuri twakagombye no kubishira mu bwenge busanzwe Imana yaduhaye. Yego. Koko ikintu bambitse ibikoti, ikintu bashizeho ibyanwa. Reba nk'uko ukagufata wowe bakagushyiraho ibyanwa by'umweru. Urumwirabura. Cyangwa ni ikintu bashizeho. Bashyiraho n'urudigi rw'imyenda. Tikigenda tikitekereza. Noneho n'abantu bakuru. Mu by'ukuri twakagombye gushira no mu bwenge Imana yaduhaye. Ndagira ngo rwose tukava mu mayeri ya Satani, kuko biriya ni ibintu bihumisha abantu Satani arimo akora kugira ngo ahume ibitekerezo by'abantu. Tunibagirwe, urumva twagiye mu makado kugira ngo dutange contribution n'ibitekerezo no twakagombye kuvuga se cyangwa dutekereza kuri uyu munsi ni Yesu niwe mukuru, n'ibindi byose bazatubwira kumwakira avukira muri wowe ate. Ariko ibintu byo kuvuga ngo Noheli no kwambara neza, no kurya, no gusohoka, abagabo bakajya gushakira ibivamvari imodoka cyangwa se inzu ngo ni kado ya Noheli, ngo Noheli buri gihe zikora ibitangaza. Igitangaza cyo mu busambanyi n'impano z'ubusambanyi ni igitangaza ki, kandi ugasanga uri kwaka igitangaza cya Noheli. Igitangaza cya Noheli ni ikintu ko Yesu aza muri wakakuyobora rwose. Nicyo bituma ijambo ry'Imana ribivuga. Ndagira ngo ni mu Yohana gice cya 10:10 haravuga ngo yaje mu bye ngo ariko abenti bamwemera, ariko ngo bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yego. Muri bino bihe turimo dutekereza n'ubu ngubu byakagombye kuba atari n'ibyo tunatekereza mu kwa 12 ku itariki 25 gusa, ahubwo byakagombye gutekerezwa Yesu mu buzima bwacu. Ariko nanone ko bera conversion itariki zashizweho n'amezi yashizweho kubwo kugira ngo bavana abantu mu bigirwamana, no minsi bari barashizeho n'itariki bari barashizeho zizihizwaga ibigirwamana byabo. Rero abicaye bakijijwe bakiriye Yesu umwami bakakura abantu muri uwo mwijima, hanyuma bagashiraho izi tariki n'ukwezi kugira ngo abantu bizize batekereze kuri Yesu. Tekereza ko takagombye kwizihiza umunsi cyangwa itariki uwo tugomba kwizihiza ni Yesu. Si umunsi cyangwa itariki tugomba kwizihiza ni Yesu Kristo. Reka tubizane rero byo byose twavuze Yesu avuka, kweri ko kuvuka yaravutse. Turaza kubihuza gute n'iteke 25 z'ukwezi kwa 12. Ariko nkunda kubabwira ikintu kimwe, ngewe sinyamapfunyikira. Mwebwe mwazamugerageje hanyuma ubundi mwebwe ubwanyu mukirebera koko niba ari ikigirwamana cyangwa atari cyo. Kurumva iyo utari wagerageza ikintu, hano umuntu washobora kubwira atari ko wari agafirita ati wapi barambwiye ngo ni kabi kararura karimo umunyu karimo amavuta, wakari ukumva ko kameze. Gerageza Yesu Kristo, njye mukubwira uko nawe wagerageje, none ukazambwira ati burya wamujyama muvuga
sinzi abantu b'ubu ngubu abajene bavuga ngo Disney is real ngo no muniga kweri witwa burya baho koko baba barahuye nawe wamugerageje uwo muniga ubundi ukareba koko niba ari byo ariho cyangwa atariho, niba hari icyo agushoboreye niba atagishoboye noneho ukazavuga ati burya mwarantuburiye, sibyo mugerageze. Ariko reka twigarukire ku bamwemeye n'abashaka kumwemera. Bibiliya iravuga ngo yaje mu bye ariko abendi bamwemeye, ariko bamwemeye bose. Ni ukuvuga ngo igihe yavutse hari abataramwemeye, duhereye ku mwami Herode. Yego, ntabwo byaramurenze. ariko yawe birumvikana yumvaga aje kumuvana ku ntebe ye. Yego, byari bigoye. Akaga karimo nanone n'akabakagombye kuba basi baramwakiriye abatambyi, abaturage b'i Yerusalemu n'abatambyi bakuru, ndetse ngo n'abanditsi n'abasadukayo n'abafarisayo, abo ntibamwemeye. Yego, kandi aribo bakagombye kuko barabigisha n'abandi n'ubu tuvuga twakagombye kumwakira, twakagombye kumumenya, ariko abo ntibamwakiriye. Ariko sibo tugomba gutindaho nanone, kubera ko uwo twavuze ngo tugomba kwizihiza ninde ni Yesu. Hari abamwakiriye, hari abamumenye, bakamwakira akiri akabebe. Uwo twavuzemo ni Mariya muri Luka igice cya 26, na Yosefu wajyanye na Mariya agashikanirwa. Gushikanirwa byumva karari kuribwa n'ibise. Yego, tekereza ko ari kumwe na Yosefu kugeza apfukamye akabyara. Yosefu akavuga ati ntacyo, hari amakuru namenye kuri we. Tekereza ari wenyine. Yosefu ntazi ubwambure bw'umugore, ariko arangije ajya kubyaza umugore. Aravuga ati uyu mwana ntasanzwe, hari amakuru muziho, reka mwakire. Yesu we, urabyumva? Tekereza abanyabwenge nabo baturutse he? Burasirazuba. Yego, abo ni aba gatatu nabo bamwakiriye muri Matayo igice cya 1:1. Yego, noneho abamarayika baramuririmbira. Yego, hanyuma hari n'undi musaza witwa Simiyoni. Yego, umwe wo mu ihekaro. Yego, wari ushaje mu rusengero, waberaga mu rusengero, ariko ngo yari afite isezerano. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Luka igice cya 2:25 ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Yego, uwo ngo yari umukiranutsi, yaritondaga, yari afite ibanga. Ariko ubundi twebwe ngo turacyafite ibanga, cyangwa ibanga dufite ni iry'uko umuntu yambuye undi, iry'uko umuntu azajya kugambanira undi. Ubundi ibanga dufite ku Mana niriye, ako kantu mukibika inshuti zanjye zanaro. Ubundi ngo ibanga dufite niriye kweri. Simeyoni yari afite ibanga, ibaze ry'Imana, gihumure. Kuko ngo umwuka wera yari yaramubwiye amakuru. Ibaze, yari afite amakuru ko atazapfa atarabona Kristo umwami, cyangwa se umwami Imana. Yari afite ibanga rimeze rite? Ni ukuvuga ngo muri mwitsangiriro urubyaro rw'umugore, Aburahamu n'ababonye umunsi we, hanyuma yo babonye umucunguzi, hanyuma Yakobo kwa Yuda abonye inkoni izakomoka mu rubyaro rwa Yakobo. Yesaya aravuga ati umwara azasaminda, ngo agera aravuga ati noneho yavutse. Mika ati ni Betelehemu, sibyo? Noneho uwafite ibanga aravuga ati biriya bandi bose babonye bagapfa. Nubwo nshaje tu, nubwo nshaje. Wewe Simiyoni sinzapfa. Wewe ntabwo uzapfa utabonye. Wewe Simiyoni ntabwo uzapfa utamubonye. Urumva icyo kintu? Yego, gicara n'iryo banga. Warwara, wasaza, wahuma, ntacyo bitwaye, ntabwo uzapfa utabonye agakiza Imana yari yarageneye Isiraheli. Uraduha ibanga Nyagasani. Yari afite ibanga rikomeye. Bibiliya irambwira ngo kuba yari afite aya makuru ko atazapfa atabonye umwami Imana, Bibiliya iravuga ngo ajanwa n'umwuka noneho mu rusengero. Yego, urabyumva? Ajanwa n'umwuka mu rusengero. Ababyeyi ba Yesu bagejeje umwana mu rusengero. Yego,
kugira ngo bamuheshe umugisha nk'uko umuhango w'abayuda wari umeze ubwo hari ku munsi wa munani Yesu yavutse. Bibiliya irambwira ngo Simiyoni aramuterura amukikiye ngo yuzure umwuka ashima Imana ati mwami urasezerera umugaragu wawe, unsezerera amahoro nigendere kuko wabivuze ko amaso yanjye noneho nushaka usezere kuko wari warasezeranyije ko ntazapfa ntabonye none amaso yanjye nushaka kandi ubabwira karari ngo namusezerere niwakikiye ko shemana sezerera nigendere kuko amaso yanjye abonye agakiza Imana yari yarateganyije Isirayeli. Twaba tugiye kongera muri Bibiliya umenye kahise kamara kagaseka. Ariko iyo ku munsi wa karindwi yari ataraseka yego ariko menya karashyetse disi. Ariko n'ubundi akabibye n'ubundi hari ukuntu turababyeyi hari ukuntu kanaseka buriya ngo kiba ari cyo mudakiburiye da sizi ariko burasesere ko kasetse disi sezerera umugaragu wawe aceho nako karamwitegereza. Uwo ninde ni Simiyoni. Ariko kandi ngo aho hari n'umukecuru wa kera witwaga Ana. Yego. Bibiliya iravuga ngo yari afite imyaka 84. Yego. Yari umuhanuzi kazi. Yego. Akaba umunyamasengesho. Yego. Yashoboraga kwiyiriza ngo amanywa nijoro. Mukecuru w'imyaka 80 none birananiye mfite 40 kabaye. Umuhanuzi kazi umunyamasengesho ushoboraga kwiyiriza amanywa nijoro kandi ngo yari n'umuramyi udasanzwe. Ariko mbega ibintu byiza yari umuhanuzi. Abahanuzi b'ubu gusenga basigaye bumva bitabareba kuramya n'ibibare. We yari umuhanuzi kazi asenga aramya aniyiriza. Ngo kandi yakoraga mu nzu y'Imana akora amasuku mu rusengero. Muri uwo mwanya nawe ngo arahagera asanga Yosefu yasanga Simiyoni avuga ati sezerera ngende. Bibiliya irambwira ngo nawe ngo yumvishe ibyo Simiyoni ari kuvuga ngo ahita yuzura umwuka wera aba mu evangelist atangira guhana imyaka 80 ningahe. Bibiliya iravuga ngo ahita asohoka ngo aza kubwira Abayisirayeli bari bategereje agakiza arababwira ati muze murebe ni nkaho ari we wavugije agakiza katuzi. Ariko siko hana burya nubwo tutamuvuga uwo mumama ari hatari ari we wabanje gutanga amakuru arasohoka mu myaka 84 aza gutanga amakuru aza kubabwira ati sinzozi inkuru n'impamo nabyumvise Simiyoni hari amakuru numvise nawe yuzura umwuka asohoka ashima Imana abwira Abayisirayeli bari bategereje agakiza ati muzehe yahuye nawe undi mwajyaga mwumva mushake mwakire inkuru n'impamo. Bibiliya iravuga mu gice cya 2:40 ngo nuko uwo mwana arakura. Umva ngewe yanishimye ngira inzara ndumva numiwe. Nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga yuzuza ubwenge kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Jesus none kumwizihiza uwo siwe twakagombye kuvuga karari kurenza kuvuga byaba Imana twavuga bya bindi nta mwanya wabyo bya bindi nta sinzoza avuga ngo impamvu basengaga ngo Saturne cyangwa ukwe nani izuba babaga bavuye muri neje mu gihe cy'ubukonje ngo izuba rigeza bakarisenga. Ubuze twebwe mu bihe by'amaje turimo nugira Imana ukabona Yesu koko aje akagusubiza akakubera izuba. Ni gute utakwibagirwa ya maje noneho ukavuga uti mbonye ibihe byiza birenga bya bindi narindimo. Erega Yesu n'izuba ryacu n'urumuri rwacu niho tuvana hakomeye. Nicyo ijambo ry'Imana rivuga ko ari we mucyo. Nawe yabwiye abantu arababwira ngo nije mucyo kabisa. Abakera ngo abantu bagendaga noneho mu mwijima utyo gusa kuza kwe urabyumva kugaragara kwe kuvuka kwe. Bibiliya iravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima ngo noneho babonye umucyo. Umucyo ninde ni Yesu. Uwo ni ugomba kuvugwa, ni ugomba gushirwa hejuru, ni ugomba kwamamazwa, niwe Mana ishobora byose. Uwo niwe twakagombye gutaramira pana gutinda kuri biriya by'ibyanwa n'ibikoti bitukura by'umutuku. Utazi no kuvuga haleluya iyo bari kubivuga mbano riya ni imyuka mibi n'amadayimoni. Abantu ubundi bazwi hariho Noheli commercial, Noheli yo kugurisha.
muze mugure ibi, mugure amakado, twagabanyije ibiciro. Ugasanga dutinze cyane muri ibyo, ugasanga nimba bashyizeho filime za noheli ntabwo ari abana bicara ngo basangire bibiliya. Wapi, ni abana bashaka kwambara neza, baka ibitangaza. Yesu Kristo navuze ati yego mwese munkurikiye kubera ibitangaza, ariko se uzabana nanjye muri cya gihe cyo gupfa ubundi buriya azabarinde. Umuntu ubana na Yesu Kristo mu bihe byose ninde atari mu bihe byo guhabwa kado za noheli? Yego, ni byiza kubana nawe mu bihe byose. Erega twanabana nawe niyo kado akayiduha. None se ubundi ugira ngo ntayiduha buri munsi? No kuba duhumeka tukesha. Uko tuvuga tubikesha we, uko duhumeka niwe mahoro yacu, niwe mahoro yacu, n'umwanya duha, ibyo dufite byose niwe tubikesha. Niyo mpamvu tugomba kumushima tukamushira hejuru. Tekereza abamarayika baramuririmbiye Clary, baravuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana no mu isi, icyubahiro kibi cy'umwami Imana no mu isi, amahoro abe mu bo yishimira. Ngo icyo Imana yavuze ikagisezeranya cyasohojwe nuko yigize umuntu akazi n'ahangaha. Uko Bibiliya ivuga ngo yaje ngo jambo ngo yabaye umuntu. Amen. Ngo twitegereze ubwiza bwe ngo busa n'umwana w'ikinege wase. Ariko hari undi murongo nanone uvuga ngo yari mu isi, ngo ariko niwe wayiremye. Yego, ngo nyamara by'isi ntibamwemera. Yari mu isi niwe wayiremye. Erega ibyo bisaba ubwenge butangwa n'Imana. Ndibuka kudusobanurira ukuntu Yesu Kristo niwe Mana, niwe Mwuka Wera, byari byaraducanze. Ariko pastor, reka uzajya ufata rimwe na rimwe igihe hari ibintu byinshi bambaza nkabivuga uko bitubwiye, ariko uhibereye ukabisobanurira mu bwenge bwamenya ibyo byaba ari byiza. Ewa ngo Yesu Kristo atandukaniye he n'Imana, atandukanye n'Umwuka Wera. Icyo kizaba ikigisho uzaza kutwigisha uwundi munsi. Mu by'ukuri urakoze cyane. Ngira ngo wagiye usoma amateka menshi ajyanye n'itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Yego, ko hari bigirwamana abantu baramyaga. Yego, kandi ndetse n'ibyakera cyane. Usomye amateka bivuga ko ari muri za 600 na mbere yuko Yesu avuka. Ibyo bigirwamana mwagiye muvuga mbere ya Yesu Kristo. Hari ikigirwamana cyitwa Mistra, nacyo cyabayeho cyangwa baramyaga mu gasirazuba bwo hagati, baramya ibyo bigirwamana kugeza n'igihe cya Yesu avuka, abantu bakiramya ibyo bigirwamana. None hari ikibazo kivuga ngo se none kuki bafashe izo tariki bakaja kuzihuza kuko no kuvuka kwa Yesu? Yego, cyane cyane ko ari naho twasomye bavuga ngo hari ukuntu byagizwe ibanga, kuko n'ubundi na Herode yashakaga kumwivugana, ariko ubundi kuki nyine byahujwe. Mu by'ukuri kugira ngo bihuzwe, nuko biriya bigirwamana byose abantu baramyaga byari bigirwamana nyine. Urabyumva? Kandi byari umwijima, abantu bari mu mwijima. Yego. Noneho iyo usomye mu ijambo ry'Imana muri Matayo 4:16 biravuga ngo abantu bari bicaye mu mwijima. Byanditsemo mu Ivanjiri. Abantu bari bicaye mu mwijima. Ubwo usubiza wari wavuze ngo kuki tubyita ibigirwamana kandi kirya gihe cyabo zari imana zabo. Ni kuvuga ngo abantu bari bicaye mu mwijima, noneho babonye umuco mwinshi. Kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umuco. Yego, icyo kintu uracyumva? Ni ukuvuga ngo nimba abantu bari mu mwijima, abantu baramye ibigirwamana bari mu mwijima, noneho Yesu yabonetse kandi aje ariwe mucyo. None niba umucyo wabonetse abantu bakomeze baje mu mwijima.
ni ukuvuga ngo tugomba guhindura ibyo bigirwamana byose bikavaho, hanyuma uwo kuramwa no gusingizwa no gushyirwa hejuru, uwaduhaye umucyo akaba ari we ushyirwa hejuru. biriya byose bigomba guceceka, Yesu akazamuka akazamurwa. Abantu bari mu mwijima, Yesaya nawe yari yarabihanuye ngo abantu bari mu mwijima ngo ariko noneho baviriwe n'umucyo, bari mu gicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Rero nimba byarafashwe bigahuzwa n'uriya munsi, ni ukugira ngo umucyo ukureho umwijima. Urumva urya munsi wari umwijima, gutamba abantu mukanywa amaraso y'abantu, inyamaswa, kandi na bibiliya ijya ibitubuza kunywa amaraso, ibinure. Hanyuma uko kuza tugasingiza tukaramya tukibuka yuko twaviriwe n'umucyo. Urumva ubundi hari ikibazo kuba babishyiraho uwo munsi? Ntabwo ari ikibazo. Ni nka kwa kundi ushobora kuba barakubwiye bati yenda uzapfa tariki 25 z'ukwezi kwa 12, ukaba wumva ko aribwo uzapfa. Noneho wabona udapfuye cyangwa warasimbutse urupfu, aho kugira ngo ku wundi mwaka wizihize umunsi wo kuba uwo munsi wari bupfe, ugahita ushyiraho ubukwe bwawe, ukavuga uti cya gihe cy'urupfu ngisimbuje igihe cy'ubukwe, igihe cyo kunezerwa. Igihe cy'ibigirwamana byose ngo ibigirwamana tugisimbuje igihe cyo kuramya no guhimbaza Imana yuko yakoze ibikomeye, sibyo rwose. Arabaririmbye ati Imana uri Alpha na Omega, reka tuguhimbaze. Nuko ari mu cyongereza y'ikinyarwanda umenya nta niyo tugira. Uri Alpha na Omega, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa, tuguhaye icyubahiro, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Amen. Ni Alpha ni Omega, itangiriro ni iherezo, ibigirwamana turabitwikiriye. Nuko nguko niho byahujwe nyine n'ukwezi kwa 12 tariki 25. Mwakoze kutugiza icyo kiganiro, ariko njye icyo nkuyemo uko numvise kuko kuva mu tangiriro yego bigera mu byahishuwe hose naho twumvishe Noheli. Ntawe mwumvishe Noheli. Kandi Yesu turamwemera, tukamwemera nk'umukiza wacu. Ubwo rero nje kuri uwo munsi ntawumvishe neza. Yakunsobanura twatangiriye hamwe, ariko naho munira nigeze numva na hamwe. None se reka nkubaze, niba utumvishe Noheli wumvise byibuze aho bagiye bavuga kuvuka kwa Yesu Kristo? Yes, barakuvuze. None se ikibazo n'izina, ubu tuvuga yenda bakubwiye ngo hari umugore munini ujya ukora nta rungu, ntabwo wakumva njyewe? Ndamwumva. Wakumva ko ari njyewe, sibyo? Ariko noneho bashobora kurenzaho bati hari umugore witwa Clara ukora kuri RBA. Ntushobora kubihuza na wa mugore munini umeze gutya ukora muri nta rungu? Amuhoza. Ntiwabihuza? Nabihuza. Kwa wavuze Clara. Twavuze ku kuvuga kwa Yesu Kristo, tuvuga n'izina rimwe ryitwa Noheli. Gerageza ubihuze, uvuga uti Noheli ikubiyemo bya bindi byose twasomye guhera mu itangiriro. None si barako dusoma ngo nayaje gukora ibyahanuwe byose n'ibyanditswe, tubihuje ngo natwaba dutandikiriye. Yaje gukuraho ibyahanuwe byose? Yaje kubikora, ahubwo yaje kubikomeza. None se nyine ubwo urumva Noheli tutari kuyihuza na byahanuwe byose, kuko yaje aje kutuvana mu mwijima. Niba ku itariki 25 z'ukwa 12 hari umunsi w'umwijima, Yesu Kristo akaba yaraje kugira ngo avaneho wa mwijima, urumva n'ubundi atari byahanuwe? Ariko nuko tutasanze ko yavutse kuri uwo munsi. Icyo uri gutsindagira ni uwo munsi, ariko si uwo munsi ntuzi ko wakuweho no kuvuka kwa Yesu Kristo, agasimbura nyine wa mwijima wa munsi wari uriho. Ugerageza ubihuze,
sibyo gerageza ubihuze ndabeshya pastor wari gushaka kujya ku kintu kimwe cyo ngo ntago ari kuri uriya munsi yego turabyemeranywa nawe ko ntacyo bibiliya ivuga ku munsi ndetse n'itariki ariko icyo biri tubwira ngo igihe gikwiriye kigeze Yesu aravuka yego igihe gikwiye kigeze kandi icyo gihe gikwiye kigeze uwabonetse uwo twakiriye uwo twamenye niwe dusingiza ubundi niwe twizihiza niwe tuvuga niwe turamya niwe dushyira hejuru niwe twamamaza niwe byose kuva mu itangiriro ukageza mu byahishuwe rero niba hari umunsi konvasiyonere washyizweho kugira ngo twizihize uwaje twizihize uwavutse ni nka kwa kundi dushobora no kuvuga ngo umunsi washyizweho urumva wigeze no kubikomozaho Clarissa uvuga ngo Sunday sibyo ni umunsi w'izuba sibyo yego hari na Saturday kuri Saturn cyakigwamana na Sunday umunsi w'izuba na Monday cyangwa Monday umunsi w'ukwezi ariko noneho nimba wari umunsi w'izuba noneho tukaba twarawukuyeho nta kuramya izuba tukavuga ngo muze duhure tureke ibikorwa twarimo dukora muze dusenge Imana dushyire Imana hejuru tugiye ntabwo turimo twizihiza izuba turimo turizihiza uwaremye izuba washizeho izuba rero areke gutsimbarara ku itariki n'umunsi ahubwo atsimbarare anatinde ku cyabaye turi mu mwijima noneho tukabona umucyo biri na very simple ibintu byose biba ku isi bishushanya ibiri mu ijuru ubu abanyarwanda bangahe mu irangamuntu banditse ko bavutse ku ya mbere z'ukwa mbere ni benshi iya mbere z'ukwa mbere serious isa niho bavutse hari uwavutse nkanjye navutse ku 25 z'ukwezi kwa kabiri hari uwavutse ku ya 9 z'ukwa kabiri hari uwavutse hari batazi igihe bava ariko byashyizweho ko icyo gihe system yabakiriho ko bavutse ku ya mbere z'ukwa mbere nese byababujijwe yuko nyine bavutse icy'ingenzi yarabujije ko icy'ingenzi yaravutse arahari arahumeka bamenye itariki ariko icy'ingenzi nuko kuva mu itangiriro Yesu yavuze ko azaza yego noneho twavuze ko mu isezerano rya kera ryose kuva mu itangiriro ukageza muri Malaki bavuze ko azaza nabihuze Matayo Mariko Luka na Yohana baravuga ngo uwo bavuze noneho dore nguyu yego ni ukuri byo bavuze byarasohoye rero uwo wavuzwe kandi akaba yarabonetse uwo niwe mukuru nawe tugomba kwiziza nawe tugomba kuvuga reka nongere nkubwire ngo si itegeko nk'uko ku ya mbere z'ukwa mbere yanditswe mu irangamuntu yawe hari igihe utabikorera isabukuru utabikorera anniversaire cyangwa se umunsi wa birthday ntabwo ari itegeko ko nakubwira ngo kuri noheli byanze bikunze uzaserebure kimwe n'uko nawe hari n'umuntu udaserebura isabukuru hari n'undi uyiserebura wowe ubifata uko ubishaka twese twashaka kuvuga hano nuko Yesu Kristo yavutse agakuraho wa mwijima hano baravuga muri dictionnaire bavuga ngo ni umunsi qui rappelle ni umunsi utwibutsa ntabwo aravuga ngo ni umunsi yavutse ni umunsi utwibutsa ivuka rya Yesu Kristo Noheli est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Ngo Noheli ni umunsi mukuru w'abakirisitu utwibutsa ukuvuka nukutwibutsa ntabwo ari impaka tuvuga ngo ni uwo munsi gira ngo na kwa kuri nawe ubwiye ngo ushobora gufeta mbere z'ukwa mbere cyangwa se ntuyifete biterwa rero n'umuntu sibyo ati si ubwa mbere utugezeho ibyiza bwira pasiteri azigiye Jean Bosco nzaba nitari i Rubavu urakoze nawe Imana iguhe umugisha Jean Pierre ati muraduhaye pe okay se ko bavuga ko tariki 25 ngira ngo wabyumvise twabihereyeho amasaha abiri yose nicyo twavugaga hanyuma ati ndaho bita mu gatenga no kuri mwaturyohereje umutumirwa Imana mu mugisho ni choice hanyuma Imana irafasha ati uwo mutumirwa ndumva asobanukiwe byose ariko natwe dukuyemo byinshi mugume kwirambira kuramba amen arakoze cyane ati mbega ntarunguye uburyo mbega amagambo meza ndashimiye
Clara na pasiteri witwa Ndahayo, urakoze Ndahayo. Hanyuma pasiteri natubwiraho ijambo noheli ryavuye uko aravuga ko risobanura, ngira ngo tumaze kurivugaho yenda wari utabyumvise. Hanyuma ngo Yohana 1:4 aramenya aho noheli yakomotse n'ibindi bibwirizwa byose twagiye dusoma. Wari ukoze cyane nanone kugaruka nshuti yanjye kanongera na telefone. Alo yewe igitondo cyiza wenda nawe ahubwo kubera ko ari nawo nabatijweho narushijeho kwibuka kuko numvise ahubwo nagize ngo ni uyu munsi. wari wagize ngo ni uyu munsi twatangiye diveni? nabyumvise ariko byamanutse nyine siriwe nyine byahujwe n'umunsi nikoze kabiri nzayikora kabiri. ubwo uyu munsi ntabwo indirimbo ivuga sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri njye. urumva wowe wabihuje ibintu byiza. okay kawiza ukane yarimo mfata amajwi. Alo nyine waramutse? Waramutse. yego ndashima Imana yo mu ijuru. tuburiza umutumirwa bari kubasuhuza. turabyakiriye ntasho rwose natwe turabasuhuza. ni ukuvuga ngo arakoze. dusobanura icyo bita umuco n'umwijima, naho umwijima wari utugeze. Yesu yarakoze araza, yarakoze pe byahatari. abakobwa baba bahataga gushingirwa ku muntu runaka bitari ngombwa. noneho ikintu bita umwijima njyewe cyangwa Yesu wavuze ngo umuntu amuvuga uko yamubonye. yari igihe mba njyanye nkibuka umwijima wambanye n'iki ndi kurwara n'ibintu. navuga nti Yesu we ahagahita hibera nk'amashanyarazi hose icyumba nk'abantu ndore Yesu ibyo yaje gukora, yaje gukuraho umwijima yazanye umucyo. ubwo nkumva ndanezerewe bigatuma namenya Yesu uwo ari we n'umwijima icyo ari cyo. Yesu yarakoze kandi umutumirwa azagaruke. azagaruke byo azagaruka rwose uko gashize tukimukumbuye. si byo byiza akaryoshye nigahora mwitama. amasaha koko ni mabi. amasaha ni mabi ariko nta kibazo. rusibe ruzagaruka, urwo ni urukundo, humura arahari. reka dukomeze tumutege amatwi. urakoze cyane. alo wi aho neza. yego kuri pe ndumvise mfashijwe cyane kuko hari aho aya magambo anyweye hari n'ahanjyanye hari n'ahangejeje aribyo mbasha no kumenya ku ijambo ry'Imana ndetse no ku ivuka rya Yesu. mbihuje n'irandi ivuga ngo nimara kumwemera nk'umukiza wanjye njye mpamvu rwose ibyo yankoreye. none rwose ndafashwe cyane. hari abamwemera n'abatamwemera ariko tugomba kwemera Yesu nk'umukiza wacu kuko yaje kudukiza ibyaha byacu. reka nabo ntawabarenganya, buri wese agira igihe afatirwa nshuti yanjye. cyane rwose buri wese afite imyemerere ye ariko njye ndamwemera cyane kuko hari byinshi mubona nkorera. mwemere cyane rwose. uri kumwe Kararo w'ineza. urakoze cyane. alo wi waramutse neza? waramutse. pasiteri aramfashije nanjye. ubu numvise neza none vuga ati burakeye mu misa ya noheli. ntibigushobokere uganeyo. muri kunsetsa ntibigushobokere uganeyo. sawa urakoze cyane. tugomba kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza. nanjye iyo nibutse rwose ko ndi umunyabyaha ariko nkongera gutekereza izina rya Yesu mpita numva mbohotse muri njye. amina. mpita numva nyine muri njyewe nongeye kwigarurira icyizere numva ko yababariye abanyabyaha. yego. wi waramutse Kararo w'ineza? waramutse neza. natwe
twaramutse. Hanyuma wumvise ibyo twaganiraga? Wumvise noheli aho yavuye, se haba hari icyo usigaranye, hari icyo waba utaruzi ukaba wumva unezerewe? Rwose ndanezerewe cyane. Buriya iyo umuntu yumvishaho ko ari umunyabyaha yanyuza kumva akakira Yesu n'umukiza mu mutima we, yumva nyine agaruye asubiza intege mu bugingo, kuko Imana iradukunda cyane. Hari uburyo wumva wongeye gusubirana intege mu bugingo? Urumva hari aho wari uhagaze, hari naho nanone kubera kino kiganiro hari aho wongeye gusubira? Hari aho mvuye, ubu hari naho nsubiye muri aka kanya cyane rwose. Uwiteka akomeze akubera urumuri, sibyo? Ni ukuri murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. turawakiriye. Mesaje nazo ni nyinshi, ngo ati Imana ibahe umugisha, ndasobanukiwe narindi mu gihirahiro. Erega ni inyigisho ziriho ubu ntizisanzwe, umwuka ajya dusobanurira ati cyo kora ndanyuzwe pe, ari mu karere ka Nyabihu. Nibyo ndi natanye mvuga ngo ni inyigisho ziriho, ereza make muzagira bantu bizashobokera, tuzajye tujya ku isoko ibohora ku Gisozi hafi y'umurenge wa Gisozi guhera saa 11 harya. Yego, muri iki gihe cya diveni. N'abandi bapasiteri n'abapadiri nibadufashe twigishe neza noheli icyo ari cyo, sibyo? Twigishwe tujye nk'ahangaha abandi bateraniye bakatuganiriza, byaba byiza. Ati hari uvuga ngo uwumva ijambo ry'Imana akarikurikiza azabona icyiza. Ndafashijwe. Nitwa Niringiyimana, ndi i Karongi. Ndabashimye cyane, maze imyaka 52 ariko nibwo numvise neza noheli neza. Mwakoze cyane. Uyu munsi tariki ya mbere z'ukwa 12 2023 nibwo numvise noheli. Pastor Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Nukuri murakoze cyane. Mbega message ndende. Okay, murakorera abantu bose, byose biranditse neza, ahubwo abantu babyumve neza. Ese tubyumva neza cyangwa nabi mu buryo butandukanye? Naho ubundi biranditse, abantu bajye babisoma babikunde, bareke gushyamirana ku busa. Iyo umuntu abisoma neza arabibona, keretse iyo agonganye izindi nzitizi mbi. Naho ubundi ari rwagati muri twebwe. Niyo umuntu atitonze aramuzira cyangwa arabizira, usibye ko bidashoboka abandi baje bagikikira. Uzagarura uwo mutumirwa kandi ntatahe adasabiye imbabazi, ngende mu byaha. Barashaka koga ariko arashaka kumukubita ka Ezobu, ari mu byaha kandi arashaka yo kuza kumusabira. Hanyuma murakoze kudusobanura noheli, twibutse ivuka rya Yesu Kristo. Navuka nibwo nsobanukiwe noheli. Imana imukomereza impano yavuka. Ndabarahiye pe. Ndabashimiye uburyo mudusobanuriye noheli. Reka twatangiye adiveni. Nujya ujya guhabwa Eucharistia, nujya ujya mu materaniro, jya ugenda uvuga uti Yesu we nagusobanukiwe. Kandi reka mbasabire kujya mu mwuka w'Imana, ko nta muntu runaka pastor yaranyigishije, warabizi. Yewe nkunda kuvuga ngo ndi ntagondwa, ntabwo wankira mu muhamagaro Imana itamamagariye, ariko umuhamagaro twese duhuriyeho. Yesu aravuze ngo nimugende, ntabwo yavuze ngo bagore bagabo banyarwanda bafilisitiya, yavuze twese mugende mwamamaza inkuru nziza. Kwamamaza inkuru nziza rero ni ibya twese, si iby'umuntu runaka. Twese twahawe devoir cyangwa se n'umukoro kwamamaza inkuru nziza. Ndabeshya pastor? Nukuri rwose. Nta muntu n'umwe runaka. Niyo mpamvu rero ngo mu byo twize nitujya kongera kubyamamaza ijya nino, mwuka w'Imana duherekeze, ntituvange, ntitwongere cyangwa tugabanyure. Imana iduhe imbaraga z'umwuka wera zidusobanurira kugira dushobore gufasha abandi. Yego, hari igihe umuntu yumva yajya kuvuga shyamo za montage z'Abahinde ugasanga hari ibipfuye. Mwuka w'Imana rero aze kuza kudufasha no kubwira abandi noheli icyo ari cyo. Nashimwe Yesu wagamburuje Satani washakaga gushyira isi mu mwijima. Rwose nabishimirwe we cyane, ahubwo ngiye numva naryohe bya hatari. Ndagushimiye ko watuzaniye umutumirwa usobanutse nk'uwo.
kandi azagaruke. Sabima azagaruka. Jafet nibwo namenya noheli ari iki. Menye ibyira tariki 25 biramfashije cyane kandi ngo Imana iguhe umugisha. Nakiri undi kuri phone. Yes, allo. Allo. Oui. Igikuru ntago ari umunsi ahubwo icy'umunsi wibutsa nicyo gikuru. Erega buri gihe turamwakira ariko dufite umunsi basi twavuze ngo reka tubihurize hamwe natwe twongere turyoherwe yuko ushobora kuba ngenda naramwakiriye kuri izi muri uko kwezi muri uyu mwaka ariko twese tubihurize hamwe twishimire ko Yesu yavukiye mu mitima yacu. Icyo tugomba kwibaza, Yesu koko ari mu mitima yacu yarahavukiye cyane ukumwumva gutya gusa? Icyo ni cyo gikuru n'ubundi ikidufitiye agaciro ni n'aho izina ryadukuye n'aho ryadushyize. Naho ubundi ababifata nabi, ikizima ni ukumenya aho uhagaze ukamenya n'aho wavuye. Yego, murakoze. Ariko abivuze neza kandi ni byiza kwizihiza no gutekereza kuri Yesu kuruta hari umunsi, ariko hari icyo nanone Yesu yavuze. Yego, yaravuze ngo Aburahamu yifuje kureba umunsi. Yego, umunsi wanjye. Yego, arawunezerererwa. Yego, hari n'indirimbo mu ndirimbo zo gushimisha uvuga ngo habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru. Ubwo Yesu yazaga, habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uwera turana na twababi. Habaye umunsi w'ishimwe mu ijuru. Kandi muri iyo ndirimbo aravuga ngo hazaba umunsi. Yego, hazaba umunsi tuzumva w'impanda, harabagirane ijuru ryose. Yego, rero uwo twizihiza, uwo tuvuga ni Yesu wabonetse anyuze mu buhanuzi, kandi igihe gikwiye kigeze, umunsi ukwiye ugeze. Rero yadukuye muri bya bindi abantu bizihizaga by'umwijima, noneho haduha umucyo. Niwe mucyo wacu, niwe tugomba kuvuga. Igikuru si umunsi, yego, ariko igikuru ni uwo tuvuga. Ariko waserutse nanone mu munsi, waserutse mu munsi ari wanda Aburahamu asanga avuga ati wanyereka wa munsi igihe bazaba bamuvuga disi. Ni ukuri. Kunyumva wapfushije, rukunyumva ajya guterera cyamunara, rukunyumva ufunzwe, rukunyumva hari uburyo hari umuntu wakubabaje wari uzi ko ari we wakagombye kukubera igisubizo, hari uburyo ibintu bijya byanga. Turi mu isanamitima, reka nkwifurize ko Imana ikomora, reka nkwifurize ko Yesu turi kuvuga ubu ngubu uza kumenya ko ariho akakomora, ku buryo ariyo kadazakomera noheli, ukazarangiza uno mwaka uvuga uti Yesu we, uziko mu kwa 12 amezi 11 kose nabayemo ndi mu mwijima mbabaje byancanze, ndigiti cy'umwe ko Yesu yaza akanshyira kuri rya riba ry'urukundo rwe, noneho ngatoha nkabameze neza muri uko kwezi kwa 12. Imana igira ikintu igukorera kigitangaza, ndabikwifurije pastor. Turi kugenda dusoza. Yego, abazabishobora tuzatuhahurira ku rusengero ku isoko ibohora isaa 11 iruhande rw'umurenge ku Gisozi. Ubwo n'abashaka ko muzaganira bazaza, yenda iteraniro rirangiye bakwegere bakubaza igihe mwaganira, igihe wabaho umunsi mukaganira. Yego, ese ujya ugira umunsi wakira abantu? Ndawugira rwose. Wakangaye? Kuwa kane. Kuwa kane. Yego, kuva saa 3 kugeza saa 9. Kuva saa 3 za mu gitondo kugera saa 9. Okay. Ku isoko ibohora hariya nyine iruhande rw'umurenge ku Gisozi. Bo ushaka kwiga ubwo nyine uzajya ari kuwa kane. Niyo azajya hari abantu benshi, ubwo nyine uzajya wihangana ku buryo wenda n'ubutaha uzajya ujyayo nta kibazo. Ariko ni ukuri Imana mu ijuru turaryohewe pe. Atadiveni tubereyo gusabira abakristo bataye abana bari barabyaye mu batisimu bagaruke babahoze amarira, Imana ibyumve. Ukavuga uti iyo nyigisho nyigushyire kuri YouTube ndagerageza
ndayishyire kuri YouTube yanjye ubwo nzababwira niba yagezeho sibyo. Yesu ariho kandi azahoraho, reka tumusaba dukomereze ukwizera. Ni ukuri ariho mubyeyi, dusabira umugisha dusoze kuko iminota iraducitse ntabwo twaza gusoza. Reka rero badusabire umugisha dutahe ariko dukomeze tujye muri bibiliya tubwire Imana ituganize kandi tunasenga tumere nka wa mudamu Hana. Siko buriya Hana ntabwo najyaga mwitaho ari kugiye gutuma nongera kumwitaho ku buryo nzagera n'ikigisho cye. Mudamu wa mbere hari impamvu Yesu Kristo ashobora kukuyereka. Iyo ubaye imbere y'Imana iguhishurira kandi ikaguha ibyiza biryoshye. Hano iyo ataba ari umunyamasengesho, nubwo yahanuraga nubwo yirizaga, iyo ataba ari mu nzu y'Imana ntabwo yari kumenya icyabaye kuri Yesu Kristo na Simeyoni cyane rwose. Aho duhagaze niho Yesu Kristo azatwiyerekera. Duhagarara hazima Yesu Kristo avukire muri twebwe. Gikrara naho ngaho nsoreje ariko umubyeyi adusabira umugisha. Murakoze cyane bo twataramanye kandi mwagize neza. Turabifuriza umugisha w'Imana. Mwari kumwe na Pasteur Ndagijimana Charles. Keneye kuzatuvugisha ni 0788 49 9280. Reka tubasabire umugisha. Wakoze Imana yacu kubana natwe muri ntarungu kandi twakomeje kwiga amagambo akomeye yadufashije mu mitima n'imibiri yacu. Twibutse amateka akomeye yuko twari mu mwijima ariko duha umucyo. Rero dusabiye abadukurikiye bose tubahesheje umugisha, kuboko kwa kwiza kubane nabo kandi igihugu cyacu komeze kucyambika imbaraga. Abanyarwanda aho bari hose bakomezwe nawe, dufashe muri gahunda zose kandi komeze kutugirira neza. Abafite ibibazo bikemure kuko turimo twibuka ko waje mu isi kugira ngo dukure mu mwijima, ukiza indwara, buhora boboshwe, n'abafite ibibazo bashe kubikemura. Turagushimiye kuko byose ubyumvise. Dusenze Imana mu izina rya Yesu, amen. Amen. Hasta la vista.